itangazamakuru ribanye rite nabo riha amakuru ndetse nabo rivuga subiza wese ntutwa ndababaje nyoboye ikiganiro ndagusuje nkwaye ikaze ubana twe kuri Miki Official igitondo cyiza ndagira ngo twinjire noneho mu nkuru zibonemo ziragenda zicicikana ndetse kandi nananarikira abantu mukunda kureba amakuru yo mu karere murarikire yuko ugomba gukanya gukurikirana ibyo bita mandamano cyangwa se imyigaragambyo igiye kubera mu gihugu cya Kenya mu gihe wa Nairobi aho abashoferi bagomba kwigaragambya bafatanyije n'abamwe batavuga n'ubutegetsi rumwe cyangwa se opposition mu kwamagana izamuka ry'ibiciro nabyo mu kare tuje tukabaciramo ndetse tunabereka uko biribe byifashe. Hanyuma rero nagira ngo utambagize Nyarugenge hano ibintu byakomeye ku mihanda cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga aho umutaripfana Mama Scovia mama urwa Gasabo yagize gutya agaterana amagambo n'uwo bita Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ambasaderi akaba na ministri wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero uyu mugabo murabizi ko nawe ari mu bantu bakunda kwandika cyane kuri Twitter ntago ari pfana mbese muri make nuko wenda haje kwa ministeri kubundi nawe akunda kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga ntago ashobora kuvuga ngo wamara iminsi utamubona ayandika. Byagenze bite rero Scovia agira atya bafata inkuru uyu mugabo yanditse iri mu Gifaransa hanyuma nawe arayihindura bafata inkuru yatangajwe na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se bijyanye n'inama arimo kubera i Nairobi muri Kenya. Hanyuma rero acishamo nawe barasemura birumvikana n'abanyamakuru mu kiganiro barimo gukora commenting cyangwa se commentary ku byabaye muri iyo nama. Hanyuma biza kurangira rero Olivier Nduhungirehe aciye kuri Twitter avuga ati rwose Scovia mu gihe murimo murasobanura inkuru muzagerageze mushaka umunyamakuru uzi Igifaransa cyangwa se uzi ururimi rw'ibyo mugiye gusemura kuko ibyo mwasemuye bitandukanye n'ukuri kw'ibyagombye kuba byavuzwe. Ibyo ntabwo ndi ubyinjiremo ngo nsobanura akantu kandi ibyo ari byo byose ni update mba nkuha ufite amatsiko arenze ayo ngayo wajya kuri Twitter ukareba ukuntu umuriro urimo uragurumana. Hanyuma rero Scovia nawe murabizi ni umutaripfana ndaza kubwira mu kaji kunata umutaripfana abagize atya aramubwira ati rwose nyakubahwa ministri mu gihe mwumva ibyo twasobanuye atari byo mwaza dushakira ahubwo muri ofisi yanyu abashinzwe gutangaza amakuru bakajya baduha noneho na verisiyo nziza mu Kinyarwanda ko ntabwo mubwira abantu b'i Paris mubwira abantu b'i Liège cyangwa se ahantu bavuga Igifaransa murabwira abanyarwanda b'imushubati no mu bindi byaro bigiye bitandukanye bumva Ikinyarwanda. Rero twebwe iyo twagerageje cyangwa se twakoze nibyo aho mwe ku bwanyu mwashaka timu izajya itanga verisiyo y'Ikinyarwanda kuko turabwira abanyarwanda. Uyu mudamu rero reka mbanze nkutambagize nkubwira ukuntu ari umutaripfana. Uramuzi neza mu biganiro bigiye bikomeye, uramuzi mu Bugande avugisha umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Kurayige, uramuzi aganira na Makenga. Mbese muri make tubaye abatari umunyamakuru twamwita yuko ari incyomotsi. Abatari umunyamakuru ariko atagira ubijyawe byiko ubundi umuntu ujya uvuga cyane abatari umunyamakuru tumwita injajwa tumwita incyomotsi. Ariko nyine Mama Scovia ni ikitegerezo cyiza cy'umugore ukwiye kuba yabera umuvugizi wa rubanda. Uriya yavugira rubanda kabisa usiye ko nungwa bavugira ariko ntago ari mu mwanya mwiza wo kubavugira wenda ngo ijwi rigera aha ngombwa rirahagera yego ariko ni ukuvuga nk'umunyamakuru ntago bitabihindura. Ndakubwira rero ngaho kwa Kurayige ngaho kwa Mukingaho kwa Mukurarinda mbese na Perezida wa Repubulika agira igihe bakajya kuganira ariko mu buryo rusange atari wenyine. Uyu mugore rero mu minsi yashize nabwo igize kwikoza kuri Twitter arandika byari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi atanga ikintu kimeze nk'ikibazo cyangwa se asaba ubusobanuro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'inshingano Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene ambwira ati nyakubahwa ko muvuga ko mu gihe cya jenoside cyangwa se mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nako ko abatutsi batigaga iyo tugiye kwibuka mu bigo bya leta bikomeye nka statistique kaminuza y'u Rwanda ese abantu tugiye kwibuka bo ntago bize ese mwebwe mwizehe amukubita ikibazo ese yaragisubijwe ntago tubizi ushobora gusanga yarasubijwe mu gikari. Ibi nabyo byakuruye akantu gusa nkaho ari gushaka kwibaza kuri iyo tweet
ariko biza kurangira nabyo bicecetse, kandi mu by'ukuri ibyo yabajije hari na benshi bashobora kuba babyibaza ntawamenya. Hanyuma rero ni ibyo ngibyo bigiye biri ku mihanda. Ikindi nuko ugomba kumenya ni uko ikintu cyitwa iseru muri gereza ya Mageragere nayo ngo irimo iravuza ubuhuha ku rwego rwo hejuru cyane, ni urwego rwo hejuru cyane. Hanyuma ndanakubwira ko rero mu kanya gatoya, nimba ahubwo bitaranatangira, imyigaragambyo i Nairobi igomba kuba itangiye y'abashoferi, aho naho ntuze gucikwa. Mu kanya turakugezaho uko bigiye byifashe. Ni kuri Miki Official rero, amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi byose byakugirira umumaro ugomba kujya uza kubisanga hano. Ni amakuru kuri politiki, diplomasi, ububanyi n'amahanga ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, tukahita twimanukira cyane. By'ibihe byiza, ciao ciao.